aha Kamanyura rero hatewe bombe nyinshi zigaragara zaraswaga n'imbunda zari ziri ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko ibice byagendaga biturukamo amakompora wabonaga ko biri guharasinga n'ubundi ku ntwaro z'umutwe wa M23. Nubwo bamwe mu bakurikira iby'uru rugamba bavugaga ko iyi mirwano icyo igamije ari ukugira ngo aya masezerano yagombaga gusinyirwa Washington DC hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aze gusinywa wenda ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zigaruriye Kamanyura. Magingo rero ntago biri gushoboka, ahubwo umutwe wa M23 turacyakomeza kurwana, no mw'iki gitondo baracyarwana begera imbere, kandi umugambi biravugwa ko ari ugufata Uvira. Numvise ko urugamba noneho rwahindutse, ibintu byakomeje guhinduka, aho benshi bari kwibaza bati ese iyi ntambara kishobora kuba igiye guhindura isura mu buryo benshi batari biteze, niba amasezerano ntacyo yagezeho kugeza kuri uyu munsi, noneho imirwano cyangwa se navuga intambara ikaba yongeye gusa niyubuye mu duce dutandukanye. Zakomeje abanyeshuri ubona ko baryamye ubwoba bwabishe, ubona yuko nyine amasasu ari menshi cyane. Ese kugeza muri iki gitondo noneho urabona bwo abanyeshuri bari kwiga, biri kugenda bite, aho numvaga ko bishoboka yuko n'amashuri ashobora kuba yabahagaze? Ariko umutwe wa M23 nawo waje gusubiza n'ubundi, kuko bivugwa ko umutwe wa M23 wanze kwihangana urasubiza. Abasasu menshi yarari za Ruvungi, ariko kubera ko ingabo z'u Burundi zabonaga M23 niyataka Ruvungi ikabakuramo vuba na bwango, cyangwa se ikabasubiza inyuma, ndetse bamwe mu Barundi bari barashwe, bamwe bagenda basimbukira hitwa za Rugombo baciye Miduha ya mbere, kuko Ruvungi iteganye na Rugombo, kandi imbunda zari ziri za Rugombo nizo zarasaga muri Ruvungi. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho, tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga, bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 5655. Bakunzi bacu mwaramutse aho muherereye, ndetse navuga ngo mwiriwe bitewe naho herereye mu mpande zose z'isi, ndetse namwe mukurikira amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Mpora mbabwira yuko amakuru yacu aba ari akagaruka, ndetse uyu munsi ku itariki 5 nagiye mbona arabansa bakujya mbabwira amatariki gusa, ngewe ntago mbibijeje kuko navuga ko atari ibintu byanjye, ariko uyu munsi turi itariki 5 bitewe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira, benshi bazi nka Seka. Tuguhaye ikaze umusaza, akaba ari kuri tele agiye kutubwira ibiri kuhabera ku rugamba. Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Gasa. Ni amahoro ariko? Ni amahoro cyane kabisa, namwe nizere ko ari amahoro. Ariko se ni amahoro bura? Twebwe aho turi birasa nkaho bivanze, kuko turi gukurikirana n'ubundi update z'uru rugamba rwaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa iyo tuzi ko natwe wacu ari amahoro inyuma, nta kibazo tuba twumva tunezerewe. Yego. Reka ninjiye muri update tutabatindiye cyane. Seka, numvise ko urugamba noneho rwahindutse, ibintu byakomeje guhinduka, aho benshi bari kwibaza bati ese iyi ntambara kishobora kuba igiye guhindura isura mu buryo benshi batari biteze, niba amasezerano ntacyo yagezeho kugeza kuri uyu munsi, noneho imirwano cyangwa se navuga intambara ikaba yongeye gusa niyubuye mu duce dutandukanye, ari byo turi buze kugarukaho muri aya makuru. Yego Gasa, wenda ngarutse ku by'uru rugamba mbibona mu buryo bugiye butandukanye, cyane nk'abantu babanzi n'ubundi nka Mr Seka, bazi ko twakurikiranye urugamba guhera kera, ariko iyo urebye ishusho yarwo ni urugamba rwiyuburura. Kwiyuburura uzi icyo ari cyo? Yego, rugenda ruhindagurika cyangwa se ni urugamba rugenda ruhindagurika. Benshi bakunze kuvuga ko ubundi ingamba zigomba gufatwa kugira ngo
igisubizo cy'iki kibazo cya Kongo kiboneke ari za ngamba n'ubundi zimuzi, ariko kugeza amagingo ya n'ubundi bikorwa byose yaba muri diplomasi yaba ku rugamba ntabwo turabona bakomanga kuri ya ngufuri ko kirimo igisubizo cy'iki kibazo cya Kongo. Magingo ya rero n'ubundi yaba imirwano irakomeje no muri diplomasi, ariko naho wabonye ko process nazo ziracyakomeje. Gusa kubavuga ku by'amasezerano, nje mbona nta masezerano yigize asinywa hagati ya AFC M23 uretse ko hasinywe gusa ibyo bemera ko bashobora kwigaho cyangwa se bashobora kuganiraho, bakanemeranya ko bashobora noneho kuzaganira, ariko ibyo kwemeranya mu bijyanye n'urugamba cyangwa ikinge ntabyo mbona, kuko nta n'igihe nigize mbona byubahirizwa. Yego. Hanyuma nkawe uri kuri tere wibereye navuga ku kibuga, reka nkwibarize aho numvise ko mama 23 noneho yahinduye ibintu cyangwa se igacurika ikibuga, aho yazanye force nini cyane iherekejwe ndetse n'imbunda. Aho ngaho bimeze bite? Ese ayo makuru niyo cyangwa se wa mugani tubishyire muri bya bindi bavuga ngo biravugwa? Ni imirwano maze iminsi igera nko kuri 3 nkurikirana uko bihagaze, by'umwihariko yatangiye benshi bahita batangira kuvuga ngo M23 yatangiye guhangana na Wazalendo zinjiye Kamanyora. Biba ngombwa rero ko dufata umwanya kugira ngo tujyeyo tubwire abadukurikira uko ibintu bihagaze. Gusa iyo urebye ishusho y'imirwano iri aha ngaha za Kamanyora ndetse na Ruvungi, ushobora noneho kwibwira ko ari igihugu cy'u Burundi n'umutwe wa M23 bari guhangana, atari noneho M23 na leta ya Kongo. Gusa ibyo ngibyo byo ntago byaba n'ikibazo cyane, kubera ko dusanzwe tuzi ko igihugu cy'u Burundi ingabo zacyo FRNB n'ubundi zifasha leta ya Kinshasa muri rugamba. Aha Kamanyora rero hatewe bombe nyinshi zigaragara, zaraswaga n'imbunda zari ziri ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko ibice byagendaga biturukamo amakompora wabonaga ko biri guharasinga n'ubundi ku ntwaro z'umutwe wa M23. Hari amavideo yagiye acicikana, naranenga bamwe mu bantu bagiye, kuko hari ibintu sinzi nawe uri umunyamakuru, ariko hari ibintu biba ukabona ni ibintu biri unprofessional, ibintu bitari professional. Nabonye abanyamakuru bamwe, sindi buba blaming, wenda bishobora kuba biri muri gahunda y'imikorere yabo, sinzi imikorere yabo. Gusa nkanjye ufokasinga urugamba, nabonye imikorere, nabonye amavideo, nabonye ibintu byinshi byabereye ahangaha bitagombaga kugaragazwa muri rusange, kuko natwe twafashe byinshi aha za Kamanyora, ariko ukabona ntago byagaragaye neza. Nge nanenze abantu bagaragaje intwaro za AFC M23, ariko ntibagaragaze noneho intwaro ziri kurasa ku ruhande rw'u Burundi aho ziherereye, kandi ubundi muri make byagombaga kugaragara byose cyangwa se bikarorera, kugira ngo urugamba rukomeze rube secure ku ruhande rwa AFC M23. So ako karagaciyemo mvuga kuri ibi ngibi by'uko guhangana cyangwa se uko kurasana n'iyi ntambara iri aha ngaha Kamanyora. Uragerageza network ndumva isa nihindutse, ariko turaza kwihangana ku buryo imbundana n'ubu ziracyarasa. Yego, na n'ubu mu masaha ya nijoro rero nabwo hagaragaye imodoka nyinshi zipakiye abasirikare b'umutwe wa M23 berekeza amahanga muri Kamanyora. Bigaragara ko ni ramforo ikomeye igiye kuba kugira ngo umutwe wa M23 n'umuntu ukomeze usunika wegera imbere. Nubwo bamwe mu bakurikira iby'uru rugamba bavugaga ko iyi mirwano icyo igamije ari ukugira ngo aya masezerano yagombaga gusinyirwa Washington DC hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aze gusinywa wenda ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigaruriye Kamanyora. Magingo rero ntago biri gushoboka, ahubwo umutwe wa M23 uracyakomeza kurwana, no mw'iki gitondo baracyarwana begera imbere, kandi umugambi biravugwa ko ari ugufata Uvira. Hanyuma nkibaza, ese kugeza kuri iyi saha niba utubwiye yuko imodoka nyinshi, ubwo uko byagenda kose nkuko ubitubwiye harimo abasirikare benshi ba mama 23, ese urabona umugambi ari wo kwigarura Kamanyora, ukabubona ibi bitero bikomeje kubashegesha cyangwa se kuva hano muri iki gihugu cy'abaturanyi bacu cy'i Burundi biraza kuzabo koroha? Kuko kugeza kuri iyi saha amavideo yagiye acicikana, ndetse nanabwira abantu benshi bajya mbona banyandikira ati mudaye amavideo, ngewe nago njya mbikora, ariko nabonye ntari video z'abanyeshuri. Wazibonye?
nazibonye. yego aho zakomeje abanyeshuri ubona ko baryamye ubwoba bwabishe ubona yuko nyine amasasu ari menshi cyane. Ese kugeza muri iki gitondo noneho urabona bwo abanyeshuri bari kwiga biri kugenda bite, aho wumvaga ko bishoboka yuko n'amashuri ashobora kuba yabahagaze? Oya, kugeza amagingo aya urumva ntabwo abantu baba bari guhunga ngo abanyeshuri bajye ku ishuri. Kandi ikindi ibi bitero byabaye ari surprise, bakoresheje uburyo butunguranye, ari niyo mpamvu mwabonye amavideo ya mbere hari abanyeshuri bari ku ishuri ubona nyine bari muri situation itari nziza kubera amabombe yari ari kuvuga. Ikindi kintu cyagaragaye bisa naho imbunda z'u Burundi zarasaga hano za Kamanyora ntabwo zabaga zifite target ya nyayo ziri buraseho, basaga nkaho bari gushakisha, ari niyo mpamvu amwe mu mabombe yabo yagiye agwa ku nyubako z'abaturage, abenshi barakomereka abandi bahasiga ubuzima. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 uburyo barwanamo ubona ko barwana ibyo bateguye, ku buryo no kugira ngo umenye ngo baherereye ahagana hehe nabyo biba bigoye. Amabombe ya mbere cyangwa se amakompra ya mbere yaraswaga n'imbunda zari ziri mu Burundi, wabonaga ko n'ubundi bari kurasa bashakisha, ariko umutwe wa M23 nawo waje gusubiza n'ubundi, kuko bivugwa ko umutwe wa M23 wanze kwihangana urasubiza. Abasasu menshi yarari za Ruvungi, ariko kubera ko ingabo z'u Burundi zabonaga M23 niyataka Ruvungi ikabakuramo vuba na bwango cyangwa se ikabasubiza inyuma, ndetse bamwe mu Barundi bari barashwe, bamwe bagenda basimbukira hitwa za Rugombo baciye Miduha ya mbere, kuko Ruvungi iteganye na Rugombo kandi imbunda zari ziri za Rugombo nizo zarasaga muri Ruvungi. Babonye rero umutwe wa M23 nibakomeza kuworohera hano Ruvungi biri bubi bibazo, kubera ko hasi ku butaka bari barashwe. Biba ngombwa ko batangira no gusheringa za Kamanyora kugira ngo bagabanye imbaraga za M23 Ruvungi, kuko n'ubundi imirwano ya Kamanyora itangira, mwibuke neza ko M23 yari yamaze gufata icyemezo cyo kwadivasinga, yamaze no kwinjira muri Ruvungi yabaye area iri mu mirwano. Kugeza amagingo rero ntabwo twavuga ko M23 hari ikibazo iri bugire ku ruhande wenda rw'imirwano, kuko nta kintu wenda kiradekarara ko cyarashwe ku ruhande rwabo. Ariko magingo ya mu by'uru rugamba wenda mu kanya turagera kuri report ya risasi na magere nkubwire ibyagiye biraswa cyangwa se byavuye mu imirwano nyuma y'iminsi igera nko kuri 2 bahanganiye ahanga muri ibice. Yego. Hanyuma nkibaza bamwe bajyaga bibaza ikibazo, ndetse nkawe uri kuri tere urabyibonera, hari ikintu wagarutseho uti njyewe hari abo nabonye wenda bagaragaza intwaro zaho M23 izibika cyangwa se ububiko bwaho. Mu kanya gatari nawe wambwira guti nkanjye uri hano Kamanyora, ati numvisha abaturage benshi rwose bari kwibaza bati ese ko tubona mu bitangazamakuru intwaro zigenda zigaragara, ate se ino M23 yo ntiyaba navuga igiye kuba byayiteza ikibazo cyangwa se bikaba ari nko kuba haduye? Na ama defense cyangwa se biranashoboka kubera ko zira ntwaro nini zigenda zimurwa muri area nk'iriya y'urugamba. Ntago intwaro nini nk'iri yiba ahantu hamwe, ibigomba kubimuvinga kugira ngo n'umwanzi atayitagetinga. Gusa wenda gasa ngarutse ku iki kintu, mu mipangire y'intambara hagomba kubamo ibintu byinshi, kuko mw'iki gihe hasigaye habaho n'intambara ziteye imbere cyangwa se icyo nakita nimba ndi buzite digital war, kuko nk'ubu hariho intambara ya social media. Social media rero hagomba kubaho communication bitewe n'ibitangazamakuru, ariko nanone muri media hagomba kubamo nanone profession, kuko nago wambwira ngo umunyamakuru ari bugende afate kamera ayitunge ku ntwaro nk'iriya y'umutwe wa M23, kandi nanone twongere tumubone yagiye gusaba interview bamwe mu bamemba ba AFC M23 ngo wumve ko afite ubudahangarwa. Aho ngaho ubwe uwo munyamakuru aba ari kwikorera ikintu kibi kuri ubwe ku giti cye, ariko nanone ku ruhande rw'abagaragarijwe intwaro biba bisobanuye ko ni weakness, kuko uwo muhanganye yamenye level uriho ku ntwaro ashobora gushaka iyirenzo kugira ngo abashe kugutsinda. Ikindi mu gihe hari kugaragazwa intwaro nka kuriya ziri kurasa, nabonye harimo n'abari bari kubikora ugasanga bishyize live, birashoboka ko uwo muhanganye ashobora kwirefera ku kiri hafi aho ngaho yaha intwaro iri akabasha kukurasa. Haba harimo amariske menshi, ariko kubijyanye n'abanyamakuru
abanyamakuru bakora ibyo ngibyo ari abanyamakuru b'umwuga birashoboka ko ubwo wenda baba bafite amategeko abarengera cyangwa se abibemerera ikindi bashobora kuba babyemerewe na ba nyiri intwaro gusa ntekereza ko ibyo ngibyo bidashobora gushoboka ariko ndakeka ko ku by'urugamba ariyo ni amakosa akomeye aba yabaye kandi atekereza ko n'ubundi AFC 23 ibi ngibi nimba se burase nibwo bwa mbere bibayera numvishe mu kiganiro nta kibazo kamukotinge nagiranye n'umusesenguzi Marshali yaravuze ati n'ubushize ati hari ibyigeze kuba bisa n'ibingi bati harimo n'abafunzwe ubundi mu bisanzwe na maneuverability of soldier habamo ibyo bita camouflage intwaro nka zira zigomba kuba ziri camouflage bivuze ngo komanda w'iriya ntwaro ashobora kuwenda kubazwa cyangwa se akabikorera statement cyangwa se akanafata na punishment byose birashoboka biturutse kuri kamera y'umunyamakuru ikindi ntago nasesenguraho byinshi cyane ubwo bafite uko bagomba kubikurikirana gusa na amakosa abayabaye mu by'urugamba ntabwo wavuga ngo ni ikintu cyiza kiba cyabaye gufata intwaro ukayigaragaza ubugaragaje level y'intwaro uri gukoresha kuko reka nguhe nk'urugero birashoboka ko ahantu bari kurasa mu gihugu cy'u Burundi byari kuba byiza bakoresheje indi ntwaro nziza yari kurenga iyo wenda bagaragaje n'urugero ntanze nkanjye ku giti cyanjye nka Mr Seka ariko noneho byagaragara kuri kamera bagahita bagaragaza intwaro wenda iciriritse bikagaragara ko ariyo bari gukoresha basubiza umwanzi bikavugwa ubwo icyo gihe ikintu gihita kiba uwo muhanganye yabibonye ahita avuga ati aha hantu ubundi yagakwiye kuba bariko harashisha imbunda bivuze ngo ntayafite cyangwa nimba nayifite ni nkeya ziri mu bindi bice tumurase muri ubu buryo ugasanga habayeho uburyo bwo gupanga urugamba ariko bahawe amakuru cyangwa se bakorewe reconnaissance n'uwo munyamakuru watunze yo kamera ni 40 nini ibyibushye ni ikosa rikomeye mu by'urugamba riba ryabaye gasa birabyo sinshaka no kubitindaho cyane kuko wenda ababikoze bafite uburyo bakorana nabo yego hanyuma nka kubaza nti ese nkawe uri kuri tele uri kubona ibyo bice bya za Kamanyura ndetse urabona ho navuga ari Burundi ari Wazalendo ngiye mvuga coalition yose ndetse bahanganye n'uno mutwe wa mama 23 ese kugeza iyi saha wowe uri kubona biri kugana hehe ese mama 23 benshi aho nabonye bati abarundi bisize insenda uko byagenda kose ino mama 23 nayo ishobora kubiri gusabwa izindi imbaraga z'umurengero wowe urabona bihagaze bite ese kugeza kuri iyi saha nkawe wibereye kuri tele so urugamba rwateguwe ndetse kandi usibye iki gihe nta numwe uravuga ngo wenda tugiye gufata icyemezo cyo gukura M23 muri iki gice yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse M23 yo itangaza ko igiye gucecekesha guhagarika gutabara ariko ntabwo twamenya ngo wenda ngo umugambo hari iratabara igeze hehe ejo twabonye imbunda zituruka mu Burundi zibarasaho ntituzi ngo baraza guhangana bimeze bite nimba nabo bari bukomeze kurasa mu Burundi gusa witegereje ugakoresha amaso n'amakuru ari guturuka mu baturage bari muri ibi bice biri kuberamo imirwano magingwa ya ikiri kugaragara ku ruhande rwa Ruvungi biragaragara ko hari panike y'intambara ikomeye cyane yaba abasirikare kuri tele bari kurasana yaba n'imbunda nini ziri kurasana ndetse kandi ahangaha Ruvungi by'umwihariko abasirikare benshi b'u Burundi biri kugaragara ko bari kurushwa imbaraga bakomokera hakurya za Rugombo aha ni mu gihugu cy'u Burundi bikavugwa ko ndetse hari n'abandi basirikare benshi b'u Burundi bari kugwa muri uru rugamba by'umwihariko dukurikije amaripoti ari kugenda aturuka ku front line bigaragara ko abasirikare b'u Burundi abenshi bari kuhagwa bityo ngo byanateye Wazalendo nabo ubwabo urabizi ko abawazalendo n'abasirikare ntago ndi bubita abasirikare ubwo kakaba kanje kuko buri Wazalendo ni bamwe mu bantu ntemera mfata nk'abasivili komite kuba barahawe intwaro ari nayo mpamvu akenshi usanga bafashwe matekwa cyangwa se barashwe nk'udushwiri reka wenda nkoresha iryo jambo kubera ko nta military skills bafite aba Wazalendo nabo babonye ubwinshi bw'abarundi bari kugwa kwimirwano bahitamo gusubira inyuma cyangwa se guhunga baravuga ati tuzaba tugaruka guhangana na M23 bakurikije uburyo iri kurwana mwibutsa ko Gasaro M23 byagaragaye ko nubwo irasa amakompora make ariko amakompora irasa aragenda akajya kuri target magingo ikintu cya mbere cyazahaje abarundi nukuba imbunda bari kugerageza gukoresha yose y'umusada iri guhita iraswa kandi izi mbunda bari gukoresha abasirikare b'u Burundi mwibuke ko zaturutse n'ubundi mu Bubirigi
ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.